iyi ntambara nibwo igiye gutangira. Tugendeye ku magambo, amakuru avuga ko Ububirigi noneho kuba nyuma yo kubwandagaza no kubaha bene wabo, ubu turi kuvugana bagiye. Ejo bundi twabivuzeho mu ntuza mbibaza oxygene, kandi oxygene arabitwemerera. Ubu tuvugana ngo ingabo z'Ububirigi, Ababirigi bagiye kwinjira mu ntambara byeruye. Apana no gukoresha abanyafurika nk'ibisanzwe, bo barashaka kohereza ingabo, kandi bakavuga ko n'amadrone yamaze kugenda. Ubu tuvugana hari drones zamaze gutangwa. Zira drones zatanzwe nande harya niba mbyibuka, ni Amerika yazitanze ninde? Ari amakuru barayamenye ariko cyaje mu bintu by'ubutegetsi. Ego, drone zamaze gutangwa, ariko se hamaze guhanurwa izingana gute? Nibashake bazazane na ntuza ibyo bazana byose. That's M23 kuyizimira bunguri. M23 n'amagini. Wereka tuyigire ngo ariko bahamaze igihe nuko mu kigo cya niba kiri Rubero or something. Ariko amakuru reka tubireke gutya, ariko byavuzwe yabihari. Reka tubireke. Kubera iki tubireka? Bivimuza ahubwo kuki tubireka? Bituma urumva igihari cyo nuko ibi bintu amakuru amaze igihe, ariko abasirikare banahageze. Tuvuga ibivugwa, ariko buri ibintu bya nyabyo biri seriye ko twajujwe tukajya tunateka. Ninde muntu wigeze erega ibi bintu tuba tuvuga hano ni nka 5% ya realite y'ibibaho. None se ninde twabweshaguye byo bagiye kujya Rwanda? Ninde muntu wigeze amenya ko hari inama igomba kubera muri Qatar? Ninde muntu wigeze umenya ko Perezida Tshisekedi agomba guhura na Perezida Kagame? Hari ugeze abimenya? So amakuru tubaha basic y'ibintu. Niyo mpamvu twarika ngo biravugwa ngo gusa ikintu cyiza nuko ibyo yewe bigirwa hano nuko nta na kimwe usanga gipfuye, bikaba byo wowe ufite urugendo rwo kuzamuka ruduhereza. Biratinda bikaza se biratinda bikaza ko dufite amakuru make ya my friend, according ku makuru abari the reality info. Ayo dutanga nka 5% y'ibiri kuba byanyabyo biri kwera kuri tele. Ibyo byemere cyangwa ubyange niko kuri. Urumva nibyo? Ntabwo ukuri kose tukuvuga ko nta nuko tuba tuzariga, kuko ugiye kwitegereza impamvu zindi kubikubwira. Ninde wigeze amenya ko hari ntuza, ko hariho ibiganiro no muri Qatar na Perezida Kagame? Ninde watekereza ko Perezida Kagame ashobora kuba muri le 28 ejo bundi le 18 agomba guhura na Tshisekedi? Yari kuba ari inkuru y'akasamutwe. Yababeshye umuntu ngewe rwose banda kurikira nkagira ahantu hose n'inyamakuru gikora investigation, nta kinyamakuru na kimwe kigeze kivuga. Godfather ni ngewe umuntu usesera nkajya gushaka amakuru yo muri nyina. Ndakubwiza kuri aya makuru ntayo namenye. Ariko umuntu yarabimbwiye. Umva, mugira ikigoryi, ndavuga nteka nkubwiza ukuri. Urashaka kugira ngo ndondogore mu bantu? Ndabyanga bro. Urumva? Ndabyanga, mugira umusazi. Even nawe hari n'inkuru bampaye nayo nayigize, ariko mu kanya yo ndayirekura kuko naje gusanga bishoboka ko abantu buriya dusuzugura abantu, ariko abantu banyaho b'amakuru ntibavuga. Bavuga nyine kubera impamvu zabo. Ubu ni ukuvuga ngo hari andi makuru ngiye kuba hari buze kubatungura, kuko nsigaye nsuzugura abantu bampaye amakuru nkabona nibyo. N'izina ry'Imana umuntu yarambwiye ati Godfather bro, nanga kubyemera, mugira n'umusazi ko nikanzemo ko abantu bafite amakuru. Ariko sumva wowe baba hari bafite Godfather nta makuru y'ibanga baho, kuko ufite aho wica, kandi isi yabaye nini. Ushobora kumagara ko ariko rero nzajya muri Qatar kubera mission, dufite mission ndate nawe bagabuza information bigahita bigira aho ngaho, nabikubwira ukabipinga. Kandi yarabimbwiye muhindura umusazi bro, muhindura umusazi. We ntiyigeze arambwira n'igihugu. Reka tugaruke gatoya rero. Hari ikintu twavuzeho mu gitondo, urimo kumva. Hari abantu especially mbona hari abantu basa nk'abo badafite amakuru, bakora analize kuri none bakazana inkuru bakavuga ko nk'ubu ngubu ngo ni gute ngo Kagame ngo yagiye muri ntuza ngo kubera iki Kagame ngo yagiye muri Qatar ngo yagiye kuvugira M23. Hari ibigoryi bitamenya ko intambara yahinduye isura. Ntabwo abantu bashaka gutandukanya intambara
u Rwanda rurimo ngo bayatandukanye na M23. Mugomba kubitandukanya kuko ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibi ni ibintu bibiri bitandukanye, abantu bagomba kwandastandinga ko uru rugamba rwamaze hari urugamba rwa M23 Kagame abavugira, ariko noneho hakabaho n'urugamba rw'u Rwanda rwashojweho n'abantu tutazi. Is it make sense? Biramaking sense none? Yeah, it makes sense. Yeah, Abantu bagomba those kumenya ko international u organizations Rwanda and ruri the mu UK. ntambara yarwo nk'u Rwanda rutandukanye na M23. Ariko noneho akaba ari urugamba rufitanye isano, ntabwo abantu bashaka kubisobanukirwa ngo babyumve. U Rwanda ruri mu ntambara, ariko ntabwo iyo ntambara navuga ko yarwaniwe muri territoire za M23, kandi intambara ikaba ifitanye isano n'iyo M23 irwana. I think that's what people must know. Rukunyumva? None se bira bisasu iyo uvuga gutyo, Kisekedi yigeze avuga ko agiye gutera M23. Noneho abantu bari bigoryi, ndashaka kubaza, Kisekedi yigeze atangaza ko azatera M23 kandi basanzwe barwana? Mbere yuko muvuga gutyo, abantu bagomba kumenya bakavuga ngo ni iki kijya mbere. But people abantu dufite ikibazo, hari ikibazo gikomeye, ariko abenshi barabikora n'ubwende, by the way, bakaba babaza ukuri bakakwirengagiza. U Rwanda ruri mu ntambara. Reka nkubaze ikintu kimwe, iyo perezida akubwiye ngo mugifunge mukanda, wowe perezida ushobora kubwira abaturage ngo nimufunge umukandara, mwe mutekereza ko ari ibintu byoroshye? Mwitegure, abantu bagomba kwitegura bado. Para n'abantu my friend ngende kubikubwira kuko abizi neza cyane, baba bazi n'ingaruka kukubwira ngo mufunge mukandara, nuko bazi ko ntabwo ikiri ikintu kigiye guhita kirangira nona. Abantu bagiye babihuza na bira biboro byabaye ejo bundi. Ariko reka mbabwire, iyi ntambara mwayimenye ryari fly high? Iyo buko bose babwiye intambara y'u Rwanda na Congo. Byose nzi intambara uvuga, hari intambara diplomatique yo kurwana, nzi cyese nuvuga yenda M23. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya, urumva? Yumva intambara yo gutera u Rwanda, se kumwe gatera u Rwanda ifashije ya mitwe yose. Bon, ngewe information njya kuzimenya nazimenye, namenye ko papa afite gahunda yo kuzana nakade kubitindaho cyane nzabyisobanurira, ariko icyo kintu byatangiye kunurwanirwa. Bitindeho nuko utabifite amakuru cyangwa no, umva papa agomba kuza hariya, umva papa agomba kuza hariya, barabizi ko iyo ubundi intambara ijya gutangira mw'ibi bihugu byacu habanza kuba uruzinduko rwa papa, akaza guhumugisha ngo opposition ngo icyo bita opposition, kavugira amagambo yo kwatura n'ibindi byose bijyanye n'iyo mihango yabo. Byanjye ndi umukatolika, ariko bareka mvuge ibyo ngibyo kuri iyo terime y'intambara, ko katolika bari kuva na kera bagiye mu ntambara, nta utabizi. Ugiye mu history wasanga abakatolika nibo bantu bagiye mu ntambara zinakomeye cyane. Icyo gihe reka natimbuka aho ngaho, nze hano hino, ngewe mu by'ukuri intambara nayimenye ntangiye kubona kumva position ya FDLR aho ziri zamaze kwipositiona. Ni ibintu nta nubwo zihaje ejo bundi, zari zihamaze igihe mu myaka imyaka nk'ibiri irenga ishize. FDLR yari hariya, kandi kuba yahaje igatangira kubaka ibirindiro, igatangira kubaka ama defense ameze kuri yakomeye, nongera kubishimangira dutangiye kubona indege za gisirikare zihora zitunda intwaro buri munsi. Ngewe nibaza ko ziri aberekanya ubwo ari na nkiyashwa n'izindi, ndiko bitekereza, kuko indege zazaga inshuro nyinshi ku munsi. Abantu bakanibwira ko yenda nayo abanyamakuru bamwe na bamwe kuri za YouTube bavuga ngo Goma, kuki ngo turabona ngo dufite amakuru ngo FDLR hariya ngo igiye gutera, kuki ngo batafata Goma. Abantu batazi isaha nyayo, zira ntwaro zose zagomba kumanza zikaza zikagera Goma, zigafatwa zikazakoreshwa mu bindi bintu. Ngejo nabyo namenye nko mu myaka nk'ibiri ishize ko position ya FDLR yatangiye kujya hariya muri bice bya Kanyamahoro n'ahandi hose. Kandi iyo yabwiye no kugaragaza n'u Rwanda ni nabwo rwatangiye kudevelopa systeme z'ubwirinzi, habanje izo hasi biza kugeraho nazana ziriya zindi abantu bagiye babona. Ibyo byose bitangira kuba deployed hariya, abantu n'abanyakigali barabibonye, imodoka ziva ku irebero zigenda zizamuka zijya za Rubavu, abo ngabo bazigiye baziboneye zigenda. That's nicyo gihe intambara yaramenyekanye imbere, ariko twebwe abantu benshi twatangiye kumenya ko hashobora kuba umugambi wo gutera u Rwanda. Nicyo gihe 2 years later. Muracyari nyuma mu bihe.
nge aho niho nzi niho nakurikiye rwose icyo gihe cyo nayikurikiye rwose mfite nkurikirana umunsi ku munsi hanyuma ariko nagiye ibintu 2012 kandi na proof watanze nagiye ngerageza kugira ndeba warabivuze bya 2012 nagiye ndeba uduproof tumwe na tumwe oya ntabwo 2012 urukumva abantu reka ntegereje kugira ngo umuntu uduha amakuru aze ibintu mugomba kumenya urimo kumva ibintu mugomba kumenya ndakumva intambara igiye gutangira ntabwo intambara iratangira mugende murebe ijambo uyu mugabo yavuze n'ubwoba yari afite perezida w'u Burundi nayibonye twavuze tubibwana n'undi muntu twasomye icyo bita body language n'ubwa mbere n'undi wese yabivuga kubona icyo bita blood pressure yego do ku buryo umutima wateraga ubona atari stable abantu bose babirebe yumvaga avuga humekera hejuru nawe mbivuga ko kare nuko nageze mbitinda ariko there is something imwereka ko afite ikibazo muri yo gikomeye kiri intérieur et extérieur afite ubwoba kandi byagaragara muri body language abazi gusoma body language babirebe ejo bafashe abasirikare be batatu buriya gufata umusirikare nka koronere ku rugamba my friend babiri na majoro urimo kumva ibi bintu ntabwo ari ibintu byoroshye uyu mugabo azi ukuri urumva ibingibi uri kubona ngo ibiganiro none zereka nkubazi noneho nabonye ngo ibiganiro Kisegeti ibi biganiro bya Kisegeti byabereye Doha niba ari Doha mu ijuru rya Katare utegereza ko ibingibi ari cyo biza guhindura ku bintu zaye ntambara irakomeza ibingibi bereke cyo ikiriho ni ikigaragara ibiganiro ntabwo n'ababizi nta nubwo si no gusaba kubimenya ibiganiro wabisabye n'Kisekedi yabanje kubisabira Rwanda perezida ashobora kuba yaranze kujyayo yabanze kubisaba kuri uriya Lorenzo ashobora kuba perezida atarabyemeye kwitabira ubutumire bw'uriya Lorenzo ariko wakati afite ijambo rinini mu Rwanda kubera partnership zikomeye muzashaka kumusuzugura ntekereza nawe yarateyeyo amatara akajya gusaba ko babahuza ahangaha niho mujya mu misinga point ubundi ahangaha bigiye kudukururira urimo kunyumva umubano wa perezida wa Kongo n'uw'u Rwanda kwejo bundi bari inshuti ni gute bisanze aha hantu ntabwo byibuka cyane ntabwo tuzi Kisekedi yitabira inama zaberaga i Kigali muri convention center hari n'utuvideo bari kubyina bose bishimye we know that biravugwa ko rero kanze nkuzanira amakuru y'ubwino niyo mpamvu ka space kabayeho kanya nagiye bakora akazi kamara kenshi ndakareka naje gusanga ibiboro tuzanga turaza tukavuga bikarangira ntabwo ibingibi bitwishyurira renti ntabwo ibingibi bitwishyurira amazu amubwiye ko tubaha amakuru ariko amajoro umuntu arashaka amakuru reka ngutere story rero u Rwanda rumeranye neza na Kongo urabyibuka cyane urukumva ndakumva guri fara ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze ni ukuvuga ngo nusubira inyuma ntega amatwi dusubire inyuma gato amakuru yo mu nda y'isi agera ku kasamutwe atubwira ko u Rwanda buriya sinzi namubizi ko ibihugu bigira abakomisiyoneri nabyo buriya Rwanda nirwo rwari partnership cyangwa nirwo rwari hagati ya Katare na Kongo urumva Kagisegeti nk'umuntu mushyashya wari uje ku butegetsi urukumva yagombaga kugira abantu umuntu yagombaga kugira pare siko babyitara umuntu umwinjiza mu kibuga tugiye kwitegereza urukumva perezida Kagame yari nka Godfather abumva Godfather barumva icyo mvuga apana Godfather nk'irizina Godfather nkanjye Godfather ko papa muri batisimu murebye niwe perezida afite ukuntu yaraba yafashe nka Kisekedi yarari kumuha orientation sinzi kubyumva
amuba hafi, ashaka kumufasha nk'umuniyukama cyangwa nka simple individu yinjiye mu kibuga urumva mu mikino ya politike bigenda bate, ba perezida barya bate, basubiza bate, hayitebo bayicaraho bate, ariko noneho bigeze mu buryo jinsi ya kufanya business n'ibiki, u Rwanda urimo kumva nirwo rwari hagati y'umukiriya w'amabuye muri Katare ngo yagomba kugura amabuye, ntumbaze ngo nayahe muri Congo. Ayo mabuye rero n'amacontract bagiranaga hagati y'ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Congo, mu ntega amatwi, u Rwanda nirwo rwari hagati yabo, kuko buriya Katari ishobora kuba igiye gushora amafaranga ariko bakavuga ati uyu mugabo ntabwo tumwizeye, ntitwigeze dukorana nawe, urimo kunyumva, ariko kuko par exemple Godifada nk'inyangamugayo ari gupresenta ni fly high, uyu nguyu reka twemere ibibazo bizabamo tuzabibaza nde Godifada, kuko rero Katare itari yizeye Kongo n'abayobozi bashyashya batari barakoranye nabo kuva mbere. U Rwanda nirwo rwagize gute, rwari hariya nk'umuhuza, ibyo bintu byose ma contract akaba hari, ariko nyine u Rwanda rukaba rufitemo percentage muri business. Byaje kugenda gute rero? Ntimutekereze ko babyutse mu gitondo bakajya muri Katari, no, ntabwo Katari yapfuye kubahuza gutyo, no. Bimwe mu bintu mu mubano wa mbere watumye mu byatumye umubano wa Kisekedi na Perezida Kagame bashwana, bivugwa ko contract zagenze neza, ibintu bigenda neza, noneho abakongomani ntekereza ko babonye iyi diru yindi, ntabwo ngiye mushobora kubyumva, murabyumva nk'abasazi. Impamvu bagiye muri Katari ntabwo ari uko uriya mu perezida rwose niwe uri hafi, cyangwa niwe wadastatinga kino kibazo kurusha abandi ba perezida. Mukanguke, muratekereza uyu mugabo uyu mwarabu niwe ufite amakuru kuri ibi bintu? Oya, mu ntega amatwi mwumve, ntekereza ko ushobora gutanga n'umusaruro kuko bagiye kuri mwumve rero. Noneho ntekereza ko Kongo ikimara kumenya ibi bintu bya ntuza ikimara kumenya amakuru y'ibi ngibi, wenda abazungu bakimara kwinjira muri Kongo bakabwira Kisekedi ko agomba gufatanya kuko ugiye kureba iyo ntambara yari yateguwe mu ibihugu bingahera Tanzania sinzi niba arimo cyane, simbizi, ntabwo njya menya ibyayo, kuko uriya mugore aracecetse cyane. Uyu mugore aracecetse, Abatanzania ni abahanga. Uyu mugore wa Tanzania aracecetse cyane ku buryo utamenya ikiri mu mutwe we, urumva, ariko yohereje ingabo. Kandi noneho waza kureba, njyewe ntekereza no kohereza ingabo kwa Tanzania, na Tanzania kwisanga ku ruhande rwa bari abajene. Ntekereza ko nuko uyu mugabo muri Tanzania agifite imbaraga ziyoborera muri guverinoma zose zigiyeho. Ndavuga Kikwete buriya ntabwo ajya apfa. Kikwete buriya Tanzania tuzayizera cyangwa izareka kuba umutwaro ku Rwanda umunsi Kikwete yapfuye. Ni Kikwete harya? Kikwete uri kunyumva fly hati wandi kwivugisha? Wandi kukandatsa. Fly hayo uranyumva? Sangwe muginga. Ndakumva Godifada, naguhaye ijambo, ndimo ndakumva ko nanze gushoma ijambo. Barashaka gushaho ubwo rero ugomba kunyikiriza ukavuga ngo yego mwidishi. Urumva? Yego mwidishi, yego mwidishi. Ngo niba ndi kugira. Ese kabano uraho? So urumva rero muzamuke numva abantu banyikiriza. Byaje kugenda gute rero? Iyi nkuru muri kuyumva neza? Iyi nkuru murashaka kuba interese nayo? Ijana turimo turakumva neza 100%. Byaje kugenda gute? Kabano igira hino. Dore igira hino, rega dore nawe bibene wanyu baho hirya. Rero bivugwa ko, urumva, munyumve, gusa kwa abari amagambo ngo mutingaho gato, aya ni amagambo y'ubwiru. So biragaragara ko Kisekedi akimara kubona kope cyangwa aba boss bakimara kumuha briefing ko agomba gutera u Rwanda cyangwa agomba kuba intuza, bohereje abantu muri Katari.
buriya abatiba bari kubigira ibanga u Rwanda rukazatungurwa nubwo bitashoboka, ariko buriya mu bintu byatumye bamenya ko hari ibintu bitagenda bitewe n'umubano mwiza, ubundi bari gutungura u Rwanda. Kisegeti akomeza kubajijisha bereka ko bari kumwe, agashinyika bereka ko bari kumwe, ariko buriya Katari isa nkaho yarabuye u Rwanda. Noneho izo proje n'iyo mishinga bari bafitanye, urimo kumva n'ayo makontrakt yasinye n'u Rwanda, abakongomani bagiye muri Katari baragenda baravuga ati ariko ubundi ni gute u Rwanda rutuba hagati, mwaretse tugakorana ku giti cyacu hagati yacu namwe, urimo kumva. Noneho abakongomani bari boherejwe muri Katari, urabizi ko ibanga ryabo ni nk'irya Godfather, ariko nanjye mvuka muri Congo, harya uzi ko ariyo mpamvu bana ntagira ibanga. Noneho ntibavuga ibya bizinesi gusa, ahubwo umunwa urabarya, banegura u Rwanda, bavuga na gahunda ziriho. Ndapfuye. Nuko byagenze. Noneho bikavugwa ko, munyumve, bikavugwa ko urumva abarabu baba honete, especially muri business, buriya baba bari seriye. Noneho ngo abarabu, urumva ikintu bakoze, abarabu ngo bahita bajya i Kigali, bajya kurega abakongomani. Ibyo abakongomani bose bavuze byose, ukuntu u Rwanda atari abantu beza, ukuntu batagomba gukorana nabo, ukuntu Katari yatandukana ikavanamo u Rwanda muri diri bagasigarana bonyine. Katari byose iravuga ati turi profession, u Rwanda rwabazanye, nibo baduhuje namwe, mwe ntabwo tubaza, abo tuzi n'u Rwanda. Urimo kumva? Doha, abantu ba Katari bajya mu Rwanda kumena umuceri, bajya kurega abakongomani, ibyo bababwiye byose barabizana, baravuga ati abantu mwatuzaniye ntabwo abantu bari seriye, mwakire aba bantu ko mwatubwiye ko ari inshuti nziza, bari abapatana banyu neza, mufate ibigambo byose abakongomani bahuraguye bari gutuka u Rwanda mu barabu. Abarabu baraza byose babihereza u Rwanda, kuko baratuma bari seriye muri business, bari seriye. Urimo kumva? Bro, kuva uwo munsi nibwo umubano wa perezida wa Congo wahise uhagarara hamwe na perezida w'u Rwanda. Bapfuye iki? Bapfuye ibigambo by'abakongomani bagiye no kutamenya business no kugenda bakajya hariya. Ako ni akantu kamwe. Ibi ntekereza ko aribwo babaye kenga, ariko natekereza n'ubundi abanyarwanda bari babizi. My friend, kuva uwo munsi u Rwanda rwahise rufata Congo toka. Niba contract, amasezerano, gahunda yarakomeje, niba itarakomeje. So rero umubano wa Kiseketi na Kagame kuba warashwanyukiye muri Katari, that's why basubiye muri Katari kujya kugira gute, kuganiriraho ibibazo byaturutse, ndavuga hagati y'umubano wabo nkabo. So my question is, turi kumwe? Yes, turakumva Godfather, turakumva. Kuba ahantu ikibazo cyaraturutse basubiye kukirangirizayo, ibi ngibi utekereza ko biri buze gutanga umusaruro? Icyo ni ikibazo nibaza. Munyumve neza cyane. Twumvishe His Excellency avuga ejo bundi ko uru rugamba Kiseketi nawe barumusunikiyemo abandi. Kiseketi mu guhura nawe ashobora kuba yasanye ibibazo akavuga ati nta mahitamo yandi nari mfite, narakoreshejwe. Ariko se guhura kwabo, mwebwe nk'abantu mwabyitegereje, murabona hari umusaruro biza kuza gutanga? Bamwe bati turebye ibyo ikirere kitubwira, intambara nibwo igiye gutangira, ntabwo iratangira. Niyo mpamvu nakoresheje iyo title. According ku byo indeba kure zabo zibabwira, nibwo intambara igiye gutangira. Kubera iyo mpamvu, mukurikira amagambo yavuzwe na Perezida Kagame ejo bundi, mukurikira amagambo yavuzwe na Perezida Ndayishimiye ejo bundi. Turi kumwe, twitegereze tuvuge ati iyi ntambara irakomeza, ntabwo ikomeza. Niba hari umuntu, ndatekereza François yabyumvishe, niba hari umuntu wakurikiye speech ya Kabila
aze kutubwira kabiri ibyo yavuze. Ndayishimiye perezida w'u Burundi ati ngiye mfite igisirikare kizabatungura mutazi. Umutipe yiteguye intambara ku Rwanda cyangwa n'izi ngabo z'ababirigi ziri kumushuka. Biravugwa ko nubwo wowe Fly ndashaka ufungure mike ubitubwire, ingabo z'ububirigi zamaze kugera muri Beni nko kubimbwiye cyangwa muri Rubero, ni hehe wari umbwiye? Izi ngabo zamaze kugerayo cyangwa ni amagambo n'amakuru mu bamotari? ni amakuru afite ibimenyetso ko hari abamaze kuhagera bari muri akademi ya militaire, yego, kandi bamaze igihe kitari munsi y'ukwezi. Abasirikari b'ababirigi bafite uruhu rwera, bababirigi bafite uruhu rwera, ari nabo mva bari twabonaga mu Rwanda bwa Mintwari, biri serious, kandi nabo bashobora kuba bari inyuma y'izi drone ziri za CF4 kuzikoresha, kuziko bakungumana ibyo ntabyo bazi. Ugize ngo iki? My friend, I'm telling you the truth. Ibyo Barundi bakoze, ababirigi baramutse baje harandi mu bantu bamanuka bakajya kwishura ibyo bakoze mu Rwanda 94. Nanjye baramutse bahari message natanga mu Bubiligi no gutegura imva nyinshi. Nibyo navuga. Komisi zirangi Bagabo bana bararakaye. So ibingibi rero bikavugwa ko nuza kureba amagambo ya Neva n'ubwo yararimo ubwoba, ariko harimo no kwishongora nk'umuntu ufite icyo yishingikirije. Sibyo? Nibyo niko bimeze ibyo uvuga. Nibyo kabisa. Neva hari ukuntu mujya mufata umuntu Neva nubwo tuvuga ngo yari afite ubwoba, uramugabo afite ikintu yishingikirije. Ni iki kiri gukirigita perezida w'u Burundi ku buryo yishongora avuga ko baje bakabona igisirikare cyo afite igisirikare gihambaye? Mu Rwanda bagira baroko defense cyangwa polisi. Tuvuge ko bari abaturage basanzwe bari bagiye bavanye muri Masisi bakabageza ku mupaka w'u Burundi se? Cyase nafite igisirikare kivuye kuri Mars cyangwa ku kwezi. Nk'abantu mwereke. Niba nabonye ejo hagiye n'abantu muri Union Européenne bagiye mu Burundi, niba nabibonye, kandi bamaze igihe batanajyayo. Uzi ko Uburayi bwafatiye ibihano by'ubukungu Burundi, nta mafaranga bajya babasubiza se? Ndabizi. Nise ubumva ejo bagiyeyo, kandi nibwo batangiye gusa nkaho bajya kuzura umubano n'u Burundi. Ibi byose ni ibintu bishatse, ni ibintu byose bifite hari connection hagati yabyo. Abazungu n'abagome. Connection gute? Abagome gute? Abazungu arazungu ni bene wanyu. Ari ibyo najyaga mbona ariko none nashyiraho akadomo. Kabano wumva ikintu kimwe kiriho u Rwanda ruracyari, ni ukuvuga ngo ariko perezida Jean yarababwiye ejo bundi ko mutumvishe, yababwiye ko mufunga umukandara. Ni nko kubabwira ati mwitegura urugamba. Urumva? Nibyo pe. Mwitegura intambara, ariko se nkibaza abasore mwiteguye kugira. Umva twe turiteguye kabisa. Turiteguye ariko nta kitagira iherezo. Kuva icyo mbona nuko Tshisekedi nazamura amaboko akabona ko igihugu cye kiri gusubira inyuma, kandi koko nashyira ubwenge kugira arabona ko barimo bamukinisha kandi inyungu nyinshi ari izabo, kandi wahomba azi ubwenge, yacisha make akumvikana n'abaturanyi akareba icyakorwa nk'ukuntu yari yatangiye yumvikana neza. Kabano utandukanye ibintu bibiri. Tshisekedi afite avantage mu Bubiligi kurusha kugira muri Kongo. Aka kanya Tshisekedi ameze nka wa muntu akaguru kamwe kari muri Kongo kandi kari mu Bubiligi, avuga ati bikomeye natani yambukira nk'igendera. Ntabwo umuntu igendere. Reka nkubwire ikintu ugomba kumenya, hari ikintu mujya mwitiranya. Tshisekedi afite abavandimwe. Urimo kunyumva? Nibyo nari ngiye kuvuga. Afite umuryango munini muri Kongo. Oya, hari ikintu utari kumva nawe urukunsha mu ijambo utari ujye ngiye kukubwira. Tshisekedi afite abavandimwe muri guverinoma y'u Bubiligi. Mujye mukora research murebe. Tshisekedi afite abavandimwe bakomeye muri guverinoma y'u Bubiligi. Hari ukuntu bazajya bakurikira amakuru. Ni ukuvuga ngo Tshisekedi muri guverinoma y'u Bubiligi afitemo abantu be ba hafi. Mugende mukurira amakuru, mujye mukora investigation murebe, ku buryo ushobora kwibaza cyangwa ushobora kureba Tshisekedi afite influence ingana gute ku Bubiligi. Nimumara kumenya influence Tshisekedi afite ku Bubiligi, murahita mumenya abagwane ikijya mbere. Ariko muraza gusanga Tshisekedi afite influence nini cyane ku gihugu cy'u Bubiligi. I can tell you. So reka dukomeze tuganire, niba hari undi muntu ufite update ayiduhe. Ibintu nabyo biba bikenewe. Bwana Gavi, ko nzi kutajyura amakuru uragenzwa n'akamwe.
nagusuje Godfather n'abandi waramutse. bose baramutse Iyi neza. ntambara abavuga ko aribwo igiye gutangira, wowe mu mboni zawe urabibona gute? Mu kanya rero hari umuntu uri buze kubahamagarira hano mukumirwa. Fatiraho tubwire. Hari akantu wari umaze kuvuga kajya kari no kuba bari Katare, no kubaho ariho ibintu bisa naho hariho byatangiriye. Ntekereza ko ubu bisa naho biri kujya mu nzira ishobora gukemura ibibazo, kubera ko niba mwibuka neza mu ijambo PK yavuze yuko inama bamubajije niba I guess ko ari Mario yamubajije niba ashobora gusubira mu biganiro cyangwa se guhura na Perezida Tshisekedi. Yavuze yuko yamudescribinze nk'umuntu ushobora guhinduka nk'imvura cyangwa se nk'ikirere anytime, ariko avuga ko ashobora guhura nawe mu nama abona ko zishobora kugira umumaro. Ntekereza ko rero kuba yagiyeyo ari kimwe mu bintu ashobora kuba yizeye yuko hari icyo byafasha, cyane ko Katari ntabwo ari igihugu cyoroshye, ni igihugu kirimo gufasha muri cyagerageje gufasha muri ziriya ntambara ziri kubera hagati ya Israel na biriya bihugu, ifasha hagati ya Hamas n'ibindi bihugu. Ni igihugu Amerika yumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni mu byitegereza gifite ukuboko kunini mu by'ukuri Oya, mu bintu biri. ntabwo urumva Katari ntabwo ari ntabwo ari Amerika kuyumva gusa. Amerika Katari irayitinya, ntabwo ari ukuyitinya kubera iyindi mpamvu, iyitinya kubera inyungu ifite muri ni Katari, influence ifite no muri kariya karere. yego. Buriya wari uzi ko n'ibyihebe, wari uzi ko no muri Israel iyo hari ikihebe gihungiye muri Katari batagisangayo. So rero ntekereza ko iyi nama yabahuje iri productive kuruta uko twebwe turimo kubitekereza uyu munsi, bitewe niba ariho ikibazo cyatangiriye no gukemuka gishobora gukemukirayo, cyangwa se Tshisekedi uburyo akomeza agenda. Twibitse yuko September niba nibuka neza 2022 n'ubundi bari bahuriye New York, bahujwe na perezida w'Ubufaransa Macron, ibintu bijya gusa n'ibi ngibi. Ariko nitujya kureba uburyo bafata perezida w'Ubufaransa, abakongomani basa naho babishisha kugeza ubu ngubu. So bitandukanye rero na Katari. Katari ni igihugu gishora gifite investors bamwe bari seriye mu by'ukuri. So ntekereza ko rero kuri uyu munsi dushobora kwitega byinshi mu bihe biri imbere, ariko nanone bikaza guterwa n'uburyo politiki ya Kinshasa ibyakira, kubera ko uyu mugabo niba mubireba neza hari uburyo aba yifuza gukora neza, ariko akagira izindi force zimubwira ati nitusha gatoya uraza kugenda uko waje, ibintu nk'ibyo ngibyo. So biraza guterwa rero na political motivations ziri Kinshasa, nasanga wenda ashigikiwe cyangwa se bishoboka ku byo baganiriye bishobora gusevinga ubutegetsi bwiwe na Kongo muri rusange, mu by'ukuri bishobora gutanga umusaruro. Kandi ubona ko gusa igitangaje ni uko wenda ibyo Katari yatangaje mu itangazo ryayo n'u Rwanda nabo nibyo batangaje, ubona ko bijya gusa naho hari gatoya bihabanyeho. Batangaje wiki iryo tangazo baritubwira? Ntabwo nari nyujijemo amaso neza, ariko nagiye ndeba commentaire nkeya cyane kuko nari ntwaye, ariko bavuze ko risa naho ritandukanye. Ariko mu kanya ndaza kurireba ndebe icyo yose avuga, yaba irya Katari ntabwo narisomye cyangwa se iry'u Rwanda na Kongo, uretse utumessage tubiri nabonye bisa naho bavuga yuko risa naho ritandukanye gatoya n'irya Kongo batangaje. Gusa niteze ko hashobora kuba impinduka. Tugarutse kwenda kuri perezida w'u Burundi ubusanzwe mu bigaragara, iyo ufite imbaraga ntabwo zirata, iyo ufite ingufu mu by'ukuri usa naho uceceka ukareba ibyo abandi bivuga. Ariko nureba perezida w'u Burundi, yaba body language cyangwa se fashion expression cyangwa se n'imivugire, uburyo yavugaga ahumeka n'iki byose agereranya azana n'ibyo muri Bibiliya, like imaginary, hari ibintu bivugwa muri Bibiliya tutazi, ariko uba wumva nyine
usa n'uwiyaturiraho kuba wifuza kugera kuri urwo rugero rw'ibyavuze, ubona ko mu by'ukuri avuga ati ingabo zacu zisa naho ziri invisible, akagereranya n'ibintu byo muri Bibiliya. Ntabwo ntekereza ko biriya bintu biri ahubwo ari byiza ku bantu b'abahanga basobanura ibintu bijyanye na fashion expression. Ni ikintu umuntu ashobora kwita ko ari nka weakness, ariko nanone bikajya aho umuntu ashobora kuvuga bijya kumera nka bya bindi wabonaga uri butsindwe n'uwo ugiye kurwana nawe kera turi abana, ukavuga ati ugasa naho wowe wabona abantu baje ugashaka gutanta uvuga ati mumfashe namwica, cyangwa se mbese ugaplayinga yuko wowe ugiye kumugirira nabi just kubera ko ubonye hari abantu baje bashobora kubakiza. So ntekereza ko rero na n'uriya mugabo hari imbaraga ashobora kuba yizeye, wenda ibi by'aba bazungu bavuga bati ni wowe ufite imbaraga hariya ushobora guhagarika u Rwanda, ni wowe ushobora kuresisita cyane kurusha Congo, bityo bikaba byamutera kumva yuko wenda hari abamufasha, ariko mu by'ukuri nubyitegereza neza uraza gusanga ni force imaginaire, kandi ntekereza yuko biriya bigaragaza ubwoba afite, bikanagaragaza ikindi kintu aho avuga ati ngo baravuga ngo u Rwanda ngo rufite igisirikare gikomeye. Ese ni bande babimubwiye? Ni abasirikare be? Nibyo yumva ku makuru? Ni bande? Ni intelligence ziwe? Biriya mu by'ukuri bikwereka ubundi yajyaga kubivuga kuriya ngo hari imbaraga afite zitazwi, kubera ko deja hari icyo bamine avuga yuko hari abantu bavuze ko ingabo z'u Rwanda zikomeye. So mu by'ukuri nawe ubwe afite ubwoba, bimuteye ubwoba by'u Rwanda, uhita ubyumva yuko afite ubwoba, ariko kugaragaza yuko cyangwa se kudaca intege abasirikare be cyangwa se abaturage, agomba kuvuga ko nawe hari izindi force yibikiye. Ibyo ni ibisanzwe ku muntu umeze nka kuriya uvuga amagambo ariko ejo wenda atazasubiramo. Mu by'ukuri niko mbitekereza, ariko kuri iyi nama ya Tshisekedi n'u Rwanda njye nyitezemo kuruta izindi nama ziri kuba hirya no hino, nyitezemo wenda kuba yaba productive nka 70% par rapport y'ibindi byagiye biba. Urakoze Godfather. urakoze cyane yampaye inka. Imyanzuro yayo izaboneka ryari? Izajya hanze ryari? Nobody knows. ariko ikintu kimwe ikintu Gavin amwongeraho yaravuze ku byo Kongo yatangaje, ntaho bitandukaniye n'uko batigeze baba presi bona ngo bavuge ko urumva hari itangazo rya president y'u Rwanda ryasa nkaho ryabishyize mu giciro bitatu by'ibintu byaganiriwe ejo. Yego. Ariko bano bayivuze muri rusa, bumva ejo niba icyo nakwibutsa abantu no kuba benda iyo twasubiye kuri president kuri rwego rwa presidence y'u Rwanda, nuko agaragaza ko haganiriweho ibijyanye no kuba habaho ibiganiro hagati ya leta Kongo na M23, hakabaho n'uburyo bwo guhagarika FDLR kugira ngo u Rwanda rwizere umutekano warwo. Ikindi akabaho no gukomeza gushyigikira ibyemezo bya East Africa SADC cyane cyane mu bijyanye no gukurikira process ya Rwanda na Nairobi. Rero ibyo leta ya Kongo yatangaje n'ubundi birimo nk'uko yatangaje ko abayita bihugu bibiri bahuye ejo bakumvikana mu bijyanye n'uburyo intambara yahagarara byihuse, bakongera bakavuga no ku kintu cyo gumya gushyigikira amasezerano ya gushyigikira process ya Rwanda na Angola na ya Rwanda na Nairobi. Nibyo numva ngiye nabonye, sinzi niba yenda ko ngiye numva aribyo nabonye n'ibyo nasomye kuri izo mbuga zose. Ari gutyo urumva ko bidatandukanye cyane, dore ko u Rwanda uko numvise numvaga, ntabwo nasomye ibyabo, aho numvaga hari abibaza kuki mu bo twaganiriye kuki u Rwanda rusa naho rwatangaje cyangwa rwanditse ibijyanye n'ibirureba gusa, ko nta bavuga wenda ibijyanye na Kongo bo bavuze, gusa naho bavuze nyine bo ibyo basabye Kongo ku bijyanye no kugira ngo bizeze umutekano uhoraho, bahita banafasha no kurwanya FDLR cyangwa se kuyirandura. Ikindi ibyo wari uvuze nyine byo gusapotinga izi mechanism zihari zo kugira ngo leta ya Kongo iganire na M23. So niba ari gutyo bimeze rwose, ndumva ni bya yindi bavuga ngo niba tatangiye guhindura amagambo uyahindure
bishobora gutanga umusaruro mu by'ukuri. Gavi bizatanga umusaruro kuri a condition, bizatanga umusaruro a condition ke habaho ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na M23, kandi ngiye ibyo biganiro ntabyo mbona. I'm telling you kubera ko ikindi kintu kizabangamira iki kiganiro nukuba pere wa Kisekedi yo Ububirigi butabanye neza n'u Rwanda. Icyo ubwacyo izo ni facteur ebyiri ushobora kubangamira, zishobora kugaragaza ko uyu muhuro ntabwo dushobora kuvuga ngo ntacyo watanze, cyane cyane ko tazi ngo ninde ariko tugendeye kubivugwa nuko initiative ya Kongo yo kujya gura n'u Rwanda hari izindi facteurs zigomba kubanza kukemuka mbere yuko ikintu gikemuka, cyane cyane icyo kumva ko Ububirigi butagomba kugira ijambo muri ibi bintu, kandi sinibaza ko Ububirigi uzapfa kuvamo hano byoroshye igihe bugifite umwana wabwo muri Kongo urebera inyungu zabo. That's what I think. Give me a second. Okay. Ndakumva fatiraho. Nicyo nari kuvuga, urumva Godfather abantu tujye tubakiriya tuvugisha ukuri, twe kuba abanyamarangamutima cyane, tuvugisha ukuri dukurikije umwuka uhari, kugira ngo iki kibazo gishoboke ni ibintu bibiri bigomba byanagaragaje ko kwanza ikibazo kiri compliqué ku Ububirigi bwakinjiramo. Ububirigi kandi ntibuteze kukivamo kuko Ububirigi buvuye mu ikibazo cya Kongo niko gusenyuka kwa ekonomi y'Ububirigi. Nibwo mvuga cyane ni muri Europe ariko cyane Ububirigi. Ariko rero ari kuva muri Kongo kwirengagiza. Ngiye sinzi impamvu mbona n'Ububirigi bwarakoreshejwe. Ntabwo Ububirigi bwakoreshejwe ku Ububirigi. Ndakubwira, reka nkubwire abasenateri b'u Rwanda ko baheruka mu Burayi, urabizi neza. Bavuyeyo ndakotinga senateri Vode yavuze ko ibihugu byose bagiye baganira nabyo byagiye byoterwa mu gufatira u Rwanda ibihano. Babazaga tese mu dufata ibihano kubera iki? Ngo Ububirigi bwaratubwiye. Ibihugu byose baganiye nabyo bisobanura ko Ububirigi bwagiye ngo bukagenda busobanura uburyo u Rwanda ngo ruteje ibibazo ngo muri Kongo rwagiye ngo rukinjira mu kibazo, doko Ububirigi bwasobanura uburyo ari u Rwanda ngo ruteje ikibazo muri Kongo. Kubera iki abanyaburayi batrustinze Ububirigi? Buri ukuntu system imeze, iyo abantu bakoroneje ahantu babafata nk'abantu bafite amakuru kuva mu muzi w'ikibazo. Ubugiro bwitwaje ko bwakoroneje ibihugu bitatu, Rwanda, Burundi, Kongo, bakagaragaza ko ikibazo bakagaragaza ko bazi umuzi w'ikibazo, bityo abanyaburayi bakabemera nk'abantu bakoroneje bino bihugu, bakabafata nk'abantu bazi amakuru. Ariko ngo nuko icyo hasanzwe nuko basanze ibintu byose bagiye bavuga, abasenateri b'u Rwanda bose baruraga ibyo bihugu bigatungurwa, bigasanga amakuru byahawe n'Ububirigi n'amakuru bari guhabwa n'abasenateri b'u Rwanda birahabanye 100%. Urumva n'Ububirigi bwaje mu kibazo, niwo muzi nyamukuru n'ibi byose ubona n'impamvu intambara itazapfa kurangira keretse igihe Ububirigi buzava mu ibi bintu, kuko nibwo gashoza ntambara y'ibintu byose, nibo cause immediate, ni nabo bakomeza gupushinga ibi byose, nibo bafite ijambo. Urumva Ububirigi bufite ijambo muri Europe bitewe n'ibyo bintu no kwikicaro cya Union Européenne ariho kiri, bafite ibyo bikagenda gapushinga abantu bose. Cyo gituma ubona pressure isa nk'iyazamutse kubyo bihugu by'i Burayi bikajya bifata ibyemezo bimwe na bitazi n'impamvu bibifasha, kuko bigendeye ku makuru byahawe n'Ububirigi. Rero igihe Ububirigi bukiri mu kibazo cya Kongo kandi kukivamo no kuvuga ngo nabo ntibazapfa kukivamo, kukivamo nuko igihe bazakivamo nuko bose reka mbe clear, nuko igihe Fashi azaba atakiri ku buyobozi bwa Kongo, hakaza undi muntu udafite aho ahuriye n'Ububirigi mu buryo buri direct, ni gutyo ibintu bizakemuka. Guteye ubwoba abantu. No, ni leta nawe urabyumva ahantu ufite inyungu, urebe impamvu urebe impamvu basa nk'ikibazo abakirese we wumvi ari ihe mpamvu, wumva ari Ububirigi bwagiye bugahaguruka. Urumva first of all reka mwereke urugero rwa mbere, Union Européenne yagurutse bwa mbere na mbere itangira gufata ibintu byo gukora amanama n'ibiki igihe M23 yafataga basisi kuri Sandre. Niho hantu hambere Union Européenne yateranye biri seriye igasaba M23 kuva muri basisi Sandre. Sinzi niba ubyibuka. Bageze mu Rubaya barasaze n'abandi bantu bose barasara.
none bari kwerekeza Walikale, sanctions zatangiye kuba nyinshi cyane. Ntibashaka ko, nicyo gituma badashaka ko n'ibiganiro biba, ko bazi ko ibiganiro nibiba ibintu bya mbere Ventura rwose ntekereza izanasaba, izasaba ikintu kijya kumera nka federalisme mu gihe cy'imyaka runaka. Kandi rwose ntabwo Ventura ukurikije speech z'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo Ventura ntabwo nanga yakumvikana ntabwo yakumvikana na fashi, ntibishoboka. Ntabwo umuntu wisibandi yaba perezida wawe ngo bishoboke. Solution nta yindi ari ikemura nicyo nakubwiye cy'Ababiligi, nuko hagomba kubaho akava kuyoboza akagenda. Kandi niyo mpamvu nkubwiye ko ikibazo kiri compliqué my friend, cyari compliqué najye mumva ko cyoroshye. intambara iracyari mbisi. nunganira na uyu Fly Hard ariko njye n'ibintu n'amahoro nshaka nibesurane. niba wibuka neza, hari ambasaderi w'Ububiligi wigeze kwicirwa, I guess ko ari muri Nord Kivu. Oya n'Ubutaliyani. Ubutaliyani, yes, n'Ubutaliyani. Ariko nimureba nta kintu kigeze gitangazwa cyangwa se bibe skandale nk'umu ambasaderi wishwe akicirwa hariya. Mu by'ukuri hari ibihugu byinshi hara mu Burayi bifite ukuboko muri Kongo, ariko ibihugu bijyanwayo urebye na ntuza n'Ububiligi, kubera ko niho hantu Ababiligi bisanga, Abakongomani n'Ababiligi bari connect cyane, ku buryo kuba Tshisekedi ari hariya ashobora kurwana umuhenerezo, yaba ari gutsindwa cyangwa atari gutsindwa, Ababiligi babifitemo uruhare cyane, kubera ko bazi ko gutakaza Tshisekedi nta wundi muntu benda kubona umeze nkawe, nta wundi muntu bashaka kubona, uko ibyo barabizi biri kuba muri Mali, muri Burkina Faso na Niger. Bazi yuko byanze bikunze mu gihe kiriya gihugu cyafatwa n'undi muntu ufite umutima wo kuvuga ati igihugu ni icyacu, abazungu tubirukane, bazi yuko aribo bantu ba mbere bazagenda. Bityo rero bagomba gushigikira Tshisekedi mu buryo bwose bugashobora gutsindamo intambara babona cyangwa se batekereza, kugira gumeho. Kandi kugumishaho Tshisekedi niyo influence yabo kuri Kongo, niko gushinga imizi yabo muri Kongo. Ntekereza ko nabo nk'uko nanjye ntabwo ndubujye kure cyane ye, intambara ntabwo irarangira, ishobora no kuba ari bw'igitangira. Gusa iteka abarwanira ukuri cyangwa se bari mu ruhande ruzima baratsinda. Ntabwo ntekereza yuko iki kintu kiri kuri uyu munsi, hari ibihugu byinshi byari bikiteze cyane ko Kongo ifatwa. Hari n'igitabo cyayanditsweho bavuga ko ari Gachette de l'Afrique, cyangwa se ni nk'aho ari we, nicyo gihugu navuga ngo ni nk'umutima wa Afurika mu bundi buryo burenze hari no kuba umutima. Bavuga ko guhungabana kwa Kongo ari cyo bishobora guhungabanya Afurika yose mu buryo bw'igihe kirekire. Rero Kongo uburyo bayidescribinga cyangwa se bayifata abazungu, mu by'ukuri bizaterwa nabo ubwabo cyangwa se na leta yacu nishaka kwigobotora bagashaka buhake, bo bagafata inzira bifuza gufata. Ariko as long as tugifite Tshisekedi cyangwa se n'abandi bategetsi bazaza bafite connection n'andi no mu bindi bihugu bavuyemo, Kongo ntabwo izigera stable habe na rimwe. Gusa wenda birashoboka ko umubano n'u Rwanda wagaruka, ariko kugera amahoro kwa Kongo biri kure cyane. Ariko ikindi kintu wamenya nuko umenye, ikindi kintu nakongeraho umenye ko nta muntu ufite amakuru nk'Ububiligi. Ububiligi bufite amakuru ya Susor, bufite map yose ya Kongo, bufite map y'u Burundi, bufite map y'u Rwanda, ahantu hose hari buri resources naturelles, ahantu hose hari amabuye y'agaciro mu Rwanda barayifite iyo karita, bafite ya Kongo, bafite y'u Burundi. Nibo bazi neza ubutunzi nyamukuru buri mu ibihugu kurusha undi muntu wari wese yivene no kurusha ibihugu ubwabyo. Kuzi ko bakoze, dufate urugero bakoze karita y'u Rwanda bekana amabuye y'agaciro ahari. Ububiligi ni umukomisiyoneri, ngo dufate yavuze ibya komisiyoneri. Ububiligi ni umukomisiyoneri w'ibihugu byose by'i Burayi, yivene n'ibyo hanze y'u Burayi muri aka karere k'ibiyaga bigari, kuko Ububiligi bufite realite. Burahamagara igihugu buti jya hariya kubera ko uzabona iki niki, jya hariya kubera ko hari iki niki. Akanya impamvu dushobora kumva ko mubona Amerika idashobora itari kwizana mu bintu cyane. Amerika yo ni impamvu ebyiri. Cyambere cy'Amerika ifite ibibazo, ntishaka ni igihugu kitigeze kigaragara nk'igishaka kujya mu bibazo by'intambara cyane kwiguma Trump. Niyo mpamvu nta nubwo Amerika ibanye neza n'Ububiligi nako n'Uburayi mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
ariko niyo mpamvu leta nk'ibi ariko Ububirigi nzi ko nicyo gihugu gifite amakuru yose mwebwe mutekereza ko badafite barayafite y'ahantu hose hari amabuye mu Rwanda ari muri Kongo ari mu Burundi, nicyo gituma bazi ubutunzi buri hano, kandi ko tubibona dukurikije nk'urugero rw'ibyo bakoze mu Rwanda bavuga ko harimo amabuye ari mu gaciro k'amamiliyari 300 y'amadolari. Uribaza muri Kongo ko harangana gute abo bantu urumva? Kandi twarabivuze kujya ku kintu cyerekana ko uyu mwana ukomeye kubera ko ari influence extérieure. Igihe u Rwanda akanya u Rwanda rufite uruganda rwa mbere rwarangiye kwa amabuye y'agaciro, hari n'urundi rugiye kurangira mu Busanza, none ruyatandukanya pana kugenda baza bahenda abantu akazagenda afite value yo hejuru, ibyo bita added value. Ibyo bintu byose nimara gutungana ntabwo ari u Rwanda ntuzakora yarwo gusa, ruzakora yarwo rukore n'ayabandi baturanyi n'ibihugu byose. Ibyo bintu rero Ububirigi burabizi neza bita umuruzi kandi bizahita bisubiza inyuma bimwe mu bukungu bw'ibihugu by'i Burayi harimo n'Ububirigi. Kuko Ububirigi nta kintu bugira iwabo, Ububirigi nta kintu bugira na kimwe, uzi ko hari resources naturelles Ububirigi bugira aze kuyimbwira. Cyo gituma rero nicyo gituma amahoro agoye igihe hakiri ukuboko k'Ububirigi muri Kongo, kugira ngo byibura dupfe kugerageza vuba tubona amahoro. Nuko connection hagati y'Ububirigi na Kongo yavaho, kandi kugira ngo iveho nuko umwari wayo cyangwa bashyizeho ari we Kisekedi agomba kuvaho. Noneho nicyo gituma uruzi n'ibi byose n'izi ntambara nta n'uwabihakana ngo bazirimo, nta yindi mpamvu niyo nuko kuvaho kurangira k'Ububirigi ni igihe bazaba batagifite ijambo muri Kongo, cyane muri mu karere k'ibiyaga bigari cyane muri Kongo. That's the truth. Ikintu kimwe buriya ntimutekereze ko Kabila ari ikigoryi, urimo kumva? Ushobora kugira ariganyamana ngo baramutse ngo perezida w'u Rwanda ngo bitewe n'ubuhanga ngo baramutse ngo ayoboye Kongo ngo yagira amahoro. Hey! Kongo biragoye kugira ngo ugire amahoro n'aba bazungu bakwica. Mwe mufata umwanya n'ibyivuga n'ibyo mukareba umwanya Mobutu yategetse Kongo. Impamvu Mobutu yategetse Kongo imyaka ingana kuriya ntabwo ari uko atakundaga Kongo, ariko yarazi ko aramutse yahisemo ibintu bibiri. Buriya Mobutu yari umuhanga, yarabyitegereje. Ibintu ni bibiri, uretse na Kongo na Tanzania Magufuli dore bamuhaye nyina, ntabwo bishoboka ko muri Kongo ushobora kuvuga ngo uzategeka Kongo uyitegekesheje ukuri byonyine. Uramutse ushatse, dore n'ibingibi njya mbona M23 uyikora mu bintu bya mbere bizatuma banayirwanya nayo, ni uko gushaka kwishirisha imihanda, guhita batangira gukora imihanda, kuzana ibintu byiza. Ibingibi ngewe M23 bikoze numva nanarira. Gukora imihanda, mwe muraza gukora imihanda mugashaka kuzana amashanyarazi muri ntabwo niryo kosa mu buto. Si mwamukurusha gukunda Kongo, mu buto ko yabyanze ntabikore. Aba bagabo bashaka na federalisme yabaye ikibazo hari, ntabwo bishoboka. Ntabwo nukuvuga ngo aya masaha urashaka kwerekana ko ushobora kwerekana abaturage bashobora wapi murashaka gukangura abantu mugashaka kubereka ibyiza kandi barakwica. Ntabwo M23 zigera kigirwa n'amahanga ari uko babibona, ntibishoboka. Kandi muzabireba muri bimwe bibangamira abazungu, nuko baravuga ati okay, abaturage b'abakongomani nimubereka ko bafite uburenganzira ku mutungo wabo, bashobora kuwugiraho access kandi bakabaho neza, ndakurahiye muzaba mumbwira se dorahonda. Ntabwo bazigira babyemera. Abazungu M23 nibareke gukora imihanda, niba n'ibikorwa remezo bashaka kuzakiraho bazabishyireho nyuma bamaze understanding. Ariko ubu abazungu nibakomeza kubereka ko mushobora kugeza byinshi kuri Kongo, bazabanyuza iya Rumumba, ndakurahiye bazabanyuza inzira banyujije Rumumba. Ntabwo mwatangira kuzana ibikorwa remezo muri Kongo isi yose yihanze amaso ishaka kuyisahura ngo bikunde. So ibingibi nakasamutwe tugeze turebe abahanga, ariko se kudufata niko nisanze ryari ndi umusesenguzi, ibintu bari gusesengura bifite sense. So anyway, ibingibi muzatega amaso muzagende murebe. Mobutu yarabimenye. Mobutu aragenda yigira ikigoryi akageza nabwira abasirikare aravuga ngo nimugute mubura umushahara mufite imbunda.
Debrievu ni gute mubura umushahara mufite imbunda mwagiye article 15 article ibi bintu byose buriya Mobutu ntabwo ari uko atakundaga abakongomani, ariko yari asobanukiwe neza cyane. Urukumva Mobutu yabwiye umukozi wa CIA, aramubwira ati ibintu ni bibiri: nice Lumumba muzabana nanjye. Bro, umukozi wo muri CIA yakoze Mobutu umuntu abyemera atabanje kubaza uburenganzira muri DC. Nyuma y'ibyumweru 2 bari bishe Lumumba. Urumva Kongo ayihereza, arayitanga, bamuha ubutegetsi. Ntabwo Mobutu ari uko ari igisambo. Mobutu yarebye kure aravuga ati uyu mutungo dufite ahangaha muri Kongo ni umuvumo kurusha ukuntu waba ari umutungo ushobora kutugirira akamaro. Kabila reba Kabila niki yakoreye Kongo, mukimbwire kimwe. ahubwo hari amagambo yatangaje. Kabila ni ikigoryi kurusha n'abandi bose, nabara ntabwo Gisegeti nabonye Oxygene yanditse ngo Kabila ngo patriote, numva narira nababaye. yavuze yuko yiteguye gukora kandi ari actively mu by'ukuri ari gukora ibyo ari gukora. Avuga ko Kongo we ajya kuyisiga. Mu nama ya nyuma yaherutsemo 2018 yabwiye abayobozi ba SADC ko asize Kongo mu by'ukuri ifite imbaraga, itari weak. Ashinja Tshisekedi ko yayivanye mu buryo buri weak, ayigejeje kure hatabaho. Mbese avuga ko Tshisekedi ari we kibazo, agomba guhagarika gushinja abantu ahubwo bakareba ku kibazo atari bo. Avuga ko ni iki Kabila yakoreye Kongo mu by'ukuri, mubwire ikintu kimwe. oya ntacyo none n'ikiburi kigaragara ngo nanjye ntacyo nzi. we yavuga nyine n'ibyandi byo kugira ngo asubire ku butegetsi cyangwa se agira gaining amajwi cyangwa abantu bamusapotinga, blaming abandi bariho uyu munsi. Ariko nanone ubona yuko ngiye mugeranyije na Tshisekedi nanone ntaho bahuriye uko byaba biri kose. Davini bamwe reka nkubwize uko nta kintu amurusha ngiye mbere bose ni abagome, nta n'umwe mbona ko nta n'umwe wanjye. Reka nkubwize ukuri, ntabwo bose ari abagome, urukumva. Ahubwo tugira n'amahirwe kuba iyi ntambara yarasanze Kabila atari ku butegetsi cyane kuko urumva iyi ntambara n'izi support Kisekedi yabonye, mwagize amahirwe ntizahabwa Kabila. Ariko ashawe Kabila uramuzi. N'ubundi bamajije ngo mbese niba ntacyo yicuza kuba nta kintu yakoze kigaragara mu bya M23 n'uvanira nama bavugaga. Asa naho abikwepa nyine, avuga ko hari igihe mu buzima habaho mistake, ariko rimwe na rimwe zishobora gukosorwa iyo umaze kwicara ugatuza ukazireba nyine. Ariko ubona ko nyine nk'ibisanzwe akina ikarita y'ubwiru, ntabwo umenya icyo ashaka, ariko ni n'umugome nk'uko bivuze. Ntawe urije ubugome na Tshisekedi. Ibyo yaza kuba hari uyu munsi aba ari indi story yindi. Uzi ikintu cya mbere cyo kugurana Godfather kuno we urumva ikintu cy'intambara kizi neza na diplomasi arusha uyu nguyu ufashe. Yari kwemera iby'imishyikirano, akabyemera, ategura ibindi bintu biteye ubwoba abantu batanamenya. Kandi we ntabwo ari umuntu we expressingaga ibintu atekereza mu mutwe we. Yari ni umuntu uteye ubwoba ku bintu byinshi. Urumva abantu bari batandukanye ibyo byose. Umwe n'umudiplomate, akaba n'umusirikare mu rwego rwo hejuru, undi we n'umudiplomate, nako rumwe n'umudiplomate nako nk'umupoliticier wabyigishijwe. Kabila ntabwo ari umusirikare. Kabila ntabwo ariko afite mind ya nubwo atari umusirikare, afite mind yifitamo ako kanosiyo ko kumuha tayito. Ariko se Kabila buriya yarwanye hehe ntambara y'umusirikare? Ubwo bagutuma umusirikare ese Kabila yakoreye kose. Kabila baramuteruye, afande James aragenda amugira umusirikare, ari umusivile. yakoreye kose Kabila.
yakoreye kujya ku Kabila, yakoreye ikosa Kabila, yego ariko no nyine bo ariko bitandukanye na Fashi, atandukanye na ntaho ahuriye na Fashi